nkusohora hano hanze ukeka se ko hari habaye ikidatu nicyo cyari cyabaye rwose guye ibitekerezo y'ibintu byinshi byoza y'ibintu byinshi nicyo byari byabaye rwose mama n'ura mugabo bararyamana Guys, how are you doing? Nize kumwesomeze neza so abantu bose nize ko mukomeye Imana barinze njye nitwa Debby niba rugwa mbere mbonye cyangwa rugwa kabiri cyangwa rugwa gatatu please don't forget to subscribe abantu bose mumaze gukora subscribe cheers so I hope all of you are doing fine uyu munsi ni kwa gatandatu so reka tufate story uyu munsi so that we can continue with our day yeah things like that so how are you doing anyway Storytime mfite uyu munsi ntabwo it's actually very sad ntabwo njya numva ko bino bintu bibaho or something like that but ni inkuru n'umwana wanyandikiye n'umwana wo muri urwo rugo yaranyandikiye ari kugisha inama ashaka abantu bamugira inama yeah so ikintu cyari rero uyu munsi reka nyibabwire ubundi dukomeze buri wese na weekend yiwe kugira ntabarambira and don't forget to subscribe and before tuvuga story cyangwa tukora ikindi kintu don't forget gukoresha Gulf Fast Shipping na Logistic ni company ya shipping izana imizigo kuva Dubai no mu Bushinwa ikayigeza ni Kigali tugufasha kubona visa ibintu nk'ibyo ngibyo so urabizi wagiye kujya muri vacances mu Bushinwa ushaka gushaka visa yo hakiri kare cyangwa nyine ukabitegura urugendo rwawe kwa gatatu uzahita ugenda yeah so how are you anyway story mufite uyu munsi meze gutya umwana yanyandikiye umwana w'umuhungu yarambwiye Debby nabuze icyo ngomba gukora agenda karanyishe sinzi icyo ngomba kuvuga anyway yeah yambwiye ati nakuze mbana na papa na mama wanjye mu rugo turabana barenga 9 turabana actually nabana 9 sinzi impamvu nzi ngo abana barenga 9 babona abana 9 arimo hagati n'umwana wa gatandatu ya arimo hagati urumva inyuma ye hari abandi bana batatu abandi bose ngo ni makuru harimo afite n'abasista babiri bashatse muri make urumva ko famille yabo nyine ni y'abantu bakuze bafite mu mutwe ya noneho rero umwana ikibazo afite rero kimeze gutya mu mugira inama yavuze ati rero mu gukura kwanjye papa na mama barabanaga neza ariko nari umwana ariko iwacu n'ahantu hahuraga intonganya pe bahoraga batonganya ariko mu biryo twege abana ushaka kubyumva ko akuri umwana ariko ntago byari ibintu bya danje nyine ku buryo ushaka kumva ko byabaye danje nyine ngo bibe big deal or anything yeah ahubwo ikintu cyabaga papa yabaga nyine papa yarazaga agatongana and mama wacu yaracuruzaga papa nyine baracuruzanya actually barakoranaga bakaba bagiye gukora twe tukirwa mu rugo bisanzwe abo ni mugora twakuvuga turi kumwe n'abakozi nyine byabaga ari ubuzima nyine busanzwe nk'izindi famille njya muri secondaire mu wa mbere rero ngiye muri secondaire mu wa mbere nagiye muri secondaire mu wa mbere ngiye kwiga ikabgayi ngeze ikabgayi bisanzwe mama akajya kunsura mama aza kunsura yimba ari visite y'iki gihe papa kaza ku kindi nyine nabonaga ntacyo bitwaye mu wa mbere rero abantu bakuru babaga mu rugo benshi bamwe bari baragiye kwiga abandi biga hanze ntabwo twese twigaga mu Rwanda rero nari ndi mu rugo si bro wanjye mukuru like my big brother arangije ngeze mu rugo ahita ambwira ngo ngo sohoka ndambwa ese habaye iki ahita ambwira ngo sohoka none nga ndambwa ese habaye iki nyine ko kundi umwana baje vuye gukina akaza yinjira mu nzu yirukanka bro waramusohora amaze kumusohora aramubwira ngo katwe twicaye hanze ngo nta kibazo urumva abakozi nyine babaga bari hanze ngo abakozi babaga bana baseka nyine noneho abaza nyine grandfather ese habaye iki nyine grandfather arabihisha hashize akanya agiye kubona mama warasohotse yambaye igitenge hano mu mabere asohokanye n'umugabo nyine wari inshuti ya papa wiwe cyangwa nyine n'inshuti ya famille yarasohotse arabasuhuje bose babaje ko bameze arangije akomeza arigendera mama barabaza ko umuce hanze ko mutari kuri film mara musaza wa mukuru nyine grand frère we yarangahita rakaramane ngahita agenda ngatanavuza amagambo menshi ngo for him he didn't understand that time ntabwo yigeze abyumva nyine yaketse ko ariko kundi nyine ntabwo yigeze abyumva kanya arakomeza bakomeza nyine kubaho ngaho papa na mama bagashwana ariko kuva umunsi bro wanjye we yahise atangira ku nyine yarahindutse ngiye nkeka ko uwo munsi natumye kuko grandfather wanjye nyine anywa urumogi akora nyine ibintu byinshi bitandukanye nyine akora amaro ibintu byinshi narize rero ndangije secondaire maze kurangiza secondaire ndaza muri yane blanche tuba turimo nyine yane blanche nyeko nambona wa mon claraje urumva mama yarirwaga mu rugo mama wacu rimwe n'imwe yagagerwa mu rugo nyitije mama arire mu rugo aranje raza mwabana arigenje nibagiye story mujye mwihanga arigenje nziyo gose muri bako nzi gufata mu mutwe no kuri Imana arigenje nibagirwa noneho
nyine wa monkre wiwe ahita aza nyine wa monkre wiwe nyine wa mushuti wa mama araza yinjira mu nzu aramuza ngo bite sha ahita yinjira arakomeza yinjira mu nzu aragenda yinjira mu cyumba nyine cya papa na mama urumva yari umuhungu mukuru ahita abyibaza rubwo se aza kwinjira mu cyumba cya papa na mama arangira agenda arakomanze mama araza arafungura aramubwira se mama uwo mugabo arakora iki aho ngaho aramubwira ngo sibyo birakureba nawe nguva ahangaha ngo ugenda urumva wa mugabo nyine arinjira ubwo nyine sinzi ibyo bakoze nyine ibyo nyine mwana amwe ati nyine bararyamanaga ibintu nk'ibyo ka story ye nyanzi bagirwa pe mujye mwihangana ya urumva umugabo nyine asohotse umwana ati naramurebye mukubita ingumi ndamubwira na soni ujya mu cyumba cya pagutiza kujya mu cyumba cya paguti mama waramubwira ngo ibyo ntabwo bikureba ngo nukujye ujya winjira mu bitakureba ngo ubundi ngo bijyamo gute nyine mama waramurakira amana amubwira nabi aranje wa mugrafre rero wanywa gurumonye tashye arabimubwira grafre aranje araseka arambwira ko seka nkubaza ikibazo ibyo bindi byo birakureba wowe ati ibi nibyo byibera hano muri rugo burya nta byadanje atura mugabo buri gihe imyaka yose ishize ubu niho ubyibutse ati ribuka umunsi nkubwira gukena gutya ati cyaje nkusora hano hanze ukeka se ko ari habaye kidatu nicyo cyari cyabaye rwose gwibitekereza ibintu byinshi bibyoza ibintu byinshi nibyo byari byabaye rwose mama nura mugabo bararyamana kandi baryamanira mu buri kandi papa arabizi burya ntuzagire ngo papa ntakabizi ati narabyumvise numva neza ndasaze numva ibyo mu nda biragize urumva ndaceceka nyine mba muri ubwo buzima urumva mama nyine noneho urumva nari mukuru byo byose narabibonaga nza kuva mu rugo ngiye kwiga muri kaminuza narize muri kaminuza ntahaba urumva tubaho muri ubwo buzima bigeraho rero 2018 mama aza kwitaba Imana mama aza gupfa yapfa nyine ararwara arapfa apfuye ndakurahiye uretse bashiki banyu nyine nibo barize ariko abandi bose nta muntu nigeze urira ntabwo nigeze nyine sinago byambabaje papa wanjye nyine bashyinguye mama maze kumushyingura papa araza aratuza twageze mu rugo mbaza mu papa ndamubwira se papa urumva uruhutse papa wanjye ngo ndeba nabi cyane ambaze ngo uvuze ngo wa mwana uri umugome namwe ndi umugome ndabizi neza ko bitakubabaje ko mama apfuye kuko mama rero kujengereje guca inyuma gukorera biki kimwe cyose kibi ngambwira impamvu wumva ko ari kosa nyine ibyo ngibyo arangije papa aramubwira ati kamubwire mwana wanjye aramubwira ngo wicare tuganira aramubwira ati mama wawe niwe wari waranshakiye kano kazi nkora niwe wari waranshakiye nyine kano kazi nkora ka buri munsi urumva rero kukabona iyagahawe n'uriya mugabo amaze guhabwa n'uriya mugabo yatangiye kumukoresha ibyo ashaka nyine akaryamana nawe ibintu nk'ibyo ngibyo bigeraho nanjye ubwanjye naretse no kongera nyine kugira icyo mvugana na mama wawe nyine papa yaramwicaje nk'umwana mukuru uri mu rugo aramusobanurira ibintu byose ko umwana yigaga muri kaminuza nyine ari umuhungu mukuru kandi nyuma hari n'abandi kandi rero ugasanga bose baranabizi nta n'umwe utabizi umva ndakurahiye baranje nyine bakomeza kubana muri ubwo buzima nyine noneho umuhungu aravuga ati rero Debby ati nge rero muri icyo gihe cyose nagize best friend nyine w'umukobwa umuhungu yagize kugira best friend w'umukobwa agize best friend w'umukobwa nyine babinshuti umukobwa akajya amaze ngo ariko se undi tuvishe ntago nkunda kamwe ntago ngiye gukunda ariko nyine yamubona n'undi mutipe umva mu gakarakara umukobwa agiraho nyine aza gukunda n'undi mutipe akunda nyine n'undi mutipe ngo umuntu uze ngo umukobwa ngakamubwira ngo umuhungu akamubwira ngo se undi uriya muhungu wamubonye mwiki nyine umuhungu akarakara ati ngewe umuhungu nyine yambwira ati Debby ntabwo numvaga ko ari ugufuha ahubwo numvaga ko nyine ari ibindi binako nta gufuha kurimo nta urumva batanya nyine noneho umukobwa arangije nyine umukobwa aza gutandukana n'uwo muhungu aje gutandukana n'uwo muhungu wundi arangije ngo umutipe aramubwira ati aramubwira se ni ngombwa ngo ugire umugeshe ntabwo wabaho ntacyo bifite umukobwa aravuga ati ariko se kamubaza ikibazo urabona imyaka yanjye ngewe urabona nshaka gushaka ibintu nk'ibyo ngibyo arangije umutipe aramubwira ati reka noneho njye nawe dukundane kuko umutipe yumvaga nyine amwishimiye umuhungu aramubwira Debby ntabwo nari nzi ko ari ukumukunda ahubwo numvaga ari ukumwishimira nyine bisanzwe baratanya nyine barakundana umukobwa nyine akamuhamagara umuhungu akumva kumuhamagara ntago ari ibyadanje akumva nyine ntago ari ibintu bimurimo bro akumva nyine nta byadanje gukundana batakundana what the hell ibyo se ubundi bimaze iki urumva
babaho rero muri ubwo buzima bombi no umukobwa nyine akagoma amubwira ati nyine ati ese kuki uba witwara nkaho nkwizirikaho ubundi ko byatangiye turi inshuti niba utagishaka ko dukundana nta kibazo reka tureka gukundana reka tubivemo reka bigende gutya na gutya na gutya na gutya umuhungu akamubwira hoya ntago nakubura bakatandukana bamara gutandukana umukobwa akagenda agakundana n'undi mutipe yamara gukundana n'undi mutipe umuhungu akarakara akamuhamagara umukobwa nawe koko yamubwira ngo aramukunda bakongera bagakundana wa mugara frere rero watangiye wagura umujyi ati nubwo wagura umujyi ariko ntabwo ari yarananiranye nyine kubyo kunanirana ariko nyine yakoreshaga nyine ibiyobyabwenge n'ibiki byose baza kumufunga baje kumufunga rero wa mukobwa uyu mukobwa nyine bakundanaga akamuherekeza kumugemurira akabigira gute bombe na poe bakagenda bakajya gusura nyine uyu mukuru wabo bashikiye bashatse nyine abana biwabo benshi bakuru kuri we bari bashatse kuko abo bari abakecuru nyine iwabo bari bakuze urumva no muri ubwo buzima umukobwa akaramubwira nkubwizire kuri rero ngewe niba utankunda umbwire nigendere ntabwo ari umuhungu wenyine kuri iyi si sinzabura umuhungu nkunda sinzabura umuntu nkunda habe na gato ntabwo nzamubura ahubwo wowe mbwira ushaka ko tuba turi kumwe cyangwa nabishaka umwe akamwe ngo ndabishaka ngenda gukunda mbarumva ari wowe wambere umugore ibintu nk'ibyo ngibyo umuhungu akagira nyine akabibwira umukobwa akamubwira ati none se ko witwara nkaho ngiye bino bintu nabigushyizemo ku mbaraga ko witwara nkaho nagufashije kubibamo ubundi ufite ikihe kibazo urumva umukobwa akagira nyine akarakara umukobwa akarakara bakaba barashwanye urumva babaho muri ubwo buzima ati rero ejo 2023 umukobwa abona visa yo kujya kwiga mu Butaliyani amina abonye ishuri muri Itali aragenda ariga amaze kwiga aragaruka nyine ariga imyaka 2 ya masters umukobwa agomba kwiga aragaruka amaze akabwira mutipa aramubwira ati rero kambwise ko urabizi ko ngukunda pe atari ko wenya mbona nyine kugira ufite commitment issue nagushaka committinga nagushaka ko dukundana nagushaka na ngewe rero ufite undi muhungu wangu nakunze reka ngewe ngende twibanire kuko umuhungu aba mu Italiyani nyine aramukunze aba muri Italy reka ngende twibanire ubuzima bukomeze ibintu by'ibyo umuhungu aramubwira ati mbabarira reka nisubireho reka ngerageze ibintu nyine yari wa muntu umuhungu aramubwira ati umushiri wanjye nahoraga mubabaza ndi wa muntu nyine wahoraga umubabaza ibintu byose nyine nkamukorera ibintu bibi twaba dufitanye gahunda nakoma afite ubunebwe singeyo twaba dufitanye nk'ahantu tugomba kujya kwa kuntu bafite ubunebwe singeyo nyine man nagwa yaramubera agashira mwiza nyine yari wa mutipe ufite ibibazo noneho ngo banashwanya akamubwira ngo yango unyihanganira nyine umuhungu akabura afite excuse umuhungu abinyandikiye noneho aza kwicaza nyine papa aza kumwira umukobwa agiye wabo nyine abwira papa w'umukungu arambwira ati rero umuhungu wawe bimeze gutya ntabwo umuhungu wawe urabizi ko tumaze igihe kingana gutya imyaka ni myinshi pe dukundana imyaka 5 nkundana n'umuntu adashobora kuba committed muri relationship yacu ubundi byaba bimara iki kuba nakundana nawe papa aramubwira ati none se uragira ngo ufashe iki ko mbona umukobwa mwiza urifuza ko nyine nagufasha iki urifuza ko nyine nakumarira iki arambwira we nta kintu nyine nshaka kumfasha ubu ngubu ikintu ngiye nifuza nuko wamfasha ukatwicaza ngiye n'umuhungu wawe umuhungu wawe akambwiza ukuri niba ashaka ko tuzabana cyangwa adashaka ko tuzabana umuhungu wawe afite amafaranga urumva umuhungu aramubwira ati Debby ngiye nagize amafaranga mfite inzu mfite imodoka mfite akazi keza kamemba neza ku buryo na company nkoramo bambuze ni ikibazo nkora nagiye bahora banyuza mu mamisiyo bafite amafaranga ya misiyo ya buri munsi ntago ndi umuntu ngo gutunga umugore atari ko mfite ubwoba bwinshi bwo mutima wanjye bwo gutunga umugore nyine ntago mbishoboye ntago mbizi mbanumva nyine ari ibintu ntashobora urumva twicarana papa nyine ngo umuhungu papa aramuhamagara mbwa mwana wanjye uze kuza mu rugo tuvugane dise baraza mu rugo ageze mu rugo baravugana papa aramubwira ati okay ugahitamo urakundana n'uyu mukobwa cyangwa mutamushaka umureke yigendere umuhungu aravuga papa ngiye mvuga ndamukunda ariko mba nuba mfite ubwoba bwo kuba nashaka umugore aranje papa ngahitamo aramubwira se ufite ubwoba bw'uko ibintu byambayeho nayo byazakubaho arambwira ngo yego ni ikigo bafite ambwira ati rero abantu bose ntago bashaka kimwe ngiye niba naragize ibyago nkayora nyine ngashaka umugore mubi kandi nubwo yari umuyambere umugore mubi ntago ari umugore wigeze unsuzugura wenda no kunca inyuma ntago ari umugore wigeze unteza abana ntago ari umugore yambyariye abana beza 9 irebe nawe ukuntu uri umuhungu mwiza abana banjye bose bameze neza uretse mukuru wayo nyine wananiye atari kuna none ni ukuri kw'Imana nta kibazo na kimwe nta kibazo kindi yari afite avuga ngo hoya umukobwa ngo ahita abyumvira ariko ngasanga ngo ikibazo ni ukeka ko nanjye nazagirirwa ngo guca inyuma nose nabaza nguca inyuma ucyaho ngo ntabana narabikoze kera nirwa nkwinginga ngo tubane wanze kunyumva ubu ngubu niho wifuza ko tuzabana wenda narabivuyemo ibintu nk'ibyo umuhungu aravuga atoke noneho bigende gutyo
umuhungu ahita agenda arapropose umukobwa. Urumva amaze kumupropose umukobwa asubiraho nyine ari engaged, aragenda bapanga ubukwe pe, ubukwe buraba bimu buraba. Urumva umaze kuba umukobwa nyine kuko ngo niho yakoraga, akaza akagenda. Umuhungu aravuga ati rero Debora, ati njye mfite ikibazo cyuko intunganya mu rugo rwanjye ni zose, kwizana umugore wanjye byarananiye, nirirwa mutoteza ngave ku kazi kubera ibindi, kandi nkumva none nadakora, yarize afite masters, nzaba ndi kumubera umugabo. Ati mumbwize ukuri, ati nakoze amakosa kuba narashatse kuko mba numva rwose nagari ibintu byanjye, nkora mu ntonganya, ari nige rwose icyumweru n'ukwezi kwashira umugore atamamagaye ngo mbaze ngo meze gute, nabyihorera sinamuhamagara. Mba numva nyine atari ibintu bindimo, mba numva ntari committed, mba numva wagira ngo ni nk'ishumi bamfashe banshyira mu rugo, nyine ni nko kumfata ku ngufu. Urumva ni nkaho bamfashe ku ngufu ngo bamukubita mu rugo, ntago rwose ari ibintu yiyumvagamo. Aravuga ati rero ati ngiye ibyo bintu nyine birambangamiye, kuba mba mu rugo nkaho nyine ntago bimushimishije pe. Bakomeza nyine ngo kuba bombi n'umugore nyine ngo bahora mu ntanganya ziraho nawe. Noneho ngo ejo bundi rero umugore yaraje muri ntuza, arangije ngo umugore asubiyeyo, aramuhamagara ngo ase twavugana. Baravugana, maze kuvugana namwe ati rero nasanze ntwite ibintu nk'ibyo ngibyo. Debby, namenye ko umugore wanjye twite, ati nafashwe n'ikintu kimeze nka anxiety yaramfashe nikubita hasi, mbura umwuka, mbura ubuzima, numva ubuzima buranze, numva neza ajya ngo bane icyuma hano. Ndamubwira ngo huyange nta mwana ashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Atari kuvuga ngo izukuri nubwo nabivuze, ati nago umuhungu nyine ameze nkaho atazi nyine icyo ashaka mu buzima, niko nanjye niko mbyumva. Urumva ati umugore ndamuhama, ati ndamubwa ati we nyine gushaka kubyara, ati nagushaka kubyara, nagushaka abana banjye bazabaho nkuko twabayeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukobwa aramubwira ati ko ufite icyo kibazo, akutari imbuto ushaka umwana nta kibazo, okay njye nawe dutandukane, umwana nzamwirerera. Umuhungu abitekerezaho nyuma, nanje hamagara umukobwa, none yasanze umugore yaramubrotse, yasanze nyine umugore adashaka kumuvugisha ahantu hose. Umuhungu afite ubwoba, arabwa Debby mbwira ikintu nakora, kuko mba numva meze nk'umuntu ufite trauma, mba numva nkaho ubuzima bwanyiteho, mba numva ntazi icyo nshaka mu buzima, mba numva ntazi icyo ngomba gukora muri ubu buzima. So uyu mutipe rero kugisha inama ati nkora iki, ko urumva kubana n'umugore ntabishoboye, kugira umugore atari ibintu byanjye nyine, you understand. Akoseka mubaza ikibazo, ibintu bibaho. Neza ko bibaho ku bagore wenda akagira nk'ubwoba kuko se n'abagabo we. Anyway, that was the story guys. Don't forget to subscribe. Nk'izi ngizi nzanzibahereza, hari igihe rwose story nzibagirwa nk'ibi ngibi, ndabizi neza ko nibagiyemo detail nyinshi. Hari igihe rwose story nzibagirwa mujye mwihangana. So guys, have a good day. Wa gatandatu mwiza kuri mwese, tuzasubire ejo ku cyumweru tumbaha iyindi story. So bye bye. Abantu bamwe mu nyimba story ngashatu mu cyumweru, ari wowe wabishobora bro, ari wowe wabishobora. Eshatu ku munsi, nimwe kwirikodinga, niyo kwirikodinga, kweditinga, kwa uploadinga, kwicara ukora ko ama views ari kuza, nta nari kuza akagira ama views 100. Views 100. Ayo birasekeje. So guys, mukore subscribe bana banje, murabizi ko mbakunda, mukore subscribe. Anyway, bizu